Hello again, welcome again kuri Bibi TV. Murakaza neza, twari tumaze iminsi tutabonana, hari ubushakashatsi n'abagiyemo, rero nagarutse bafitiye umutwaro ukomeye cyane. Ninde turi kumwe rero ngo tugende? Ninde? Sawa, reka dutangire ahangaha tuvuga gutya. Ahangaha tuzanye hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo hari topic akeneye ko mvugaho, urukundo. Ariko njyewe ngiye kuvuga ahangaha urukundo uramutse ndabishyira muri rusange, gusa cyane cyane nibande kuri bagenzi banjye b'abakobwa ko nitwe dukunda kubeshywa cyane. Urukundo ahari sinzi niba abahungu bababaje, gusa n'abahungu bibabaho, gusa niba nawe bimaze kubaho cyane cyane ko wajya babona abantu birenga bakiyahura. Urukundo ni indwara mu zindi ndwara, ni indwara utajya kwa muganga ngo bapime, ni indwara urwara ukavurwa n'uwo wakunze, bitaba ibyo kakaba kakubayeho. Nuko rero topic yacu y'uno munsi iravuga ngo ibintu ukwiye kwirinda mu rukundo. Icya mbere, abantu tuba mu rukundo cyane dukunda care. Dukunda iki? Care. Rero ahangaha care nizi, hari ukuntu umuntu aguhamagara mu gitondo, bonjour, nimba bonsoir, ute, wariye, wanyweye, wamutiriri. Care nyinshi zica umutwe. Care nyinshi zica umutima. Hari n'abantu bajya bavuga ngo utetesha umwana cyane akaba ikigori iki. Munyangane gukoresha iryo jambo, gusa ni ikinyarwanda. Rero ahangaha uno munsi ukuntu bimeze, ndagira mbabwire ku kintu cyitwa care. Guys, gukunda care cyane ntabwo ari byiza. Care urazikunda ukamera nk'umusazi, umuntu yakureka. Buriya abantu bashaka gutandukana atarakumenyereje care, ukanagira ukibagirwa kandi. Ariko iyo umenyereye ko umuntu aguhamagara mu gitondo, saa sita, nimugoroba, ni iki, buri kanya, iyo umuguze, iyo mutandukanye, umutwe uba umeze nk'umuntu ufite ikintu gikomeye ubuze. Icya kabiri, icyizere. Hari ukuntu umuntu agenda akakuremamo icyizere, hahandi ukundana n'umuntu akaba atagucokoza, just like, reka mvuge ku bakobwa, umuhungu akaba atagusaba kisi, haga, cyangwa nyine ngo muhoberane, musomane, musohokana, kujyana mu mwijima, mujya gukora mufite oya, ugasanga rwose ni umuntu w'umwizerwa 100%. Ikibazo rero kikaba ikihangaha. Ikibazo kiba iyo noneho icyo cyizere wamaze kumwizera, ukumva uwo muntu wawe nta kibazo kiwe, rimwe na rimwe ukaba wanamusura muri ghetto yiwe ahaba, ntanakuze ngo ubona arakwifuje, ngo nakufite ahubwo akaba wa muntu ukugira inama, wa muntu uguhora hafi, wa muntu uhora ukubwira ibintu bikubaka, akakugira wa muntu nyine ukamwizera. Handi n'iwanyu bashobora kukubwira, wa munganira ukavuga se iwacu bashobora kuba ari ukubera wenda gutekereza cyane, reka njya kugisha inama shira. Akaba ari wa muntu wizera, ahandi wumva nta wundi muntu wamusimbura. Yarangiza rero uwo muntu akabanza akakuremamo cya cyizere. Uzi icyo cyizere utabasha kugikontorora, iyo icyo cyizere utabashije kukimanaginga ngo umenye ngo uyu muntu nawe arankunze, ejo n'ejo bundi ntabwo bivuze ko atari mu bantu ashobora kumemukira. Uzi uwo muntu ibintu ashobora gukorera. Guys, mwitonde. Icya gatatu rero tugiye gukoraho ni amagambo ubwirwa n'umuntu mukundana. Guys, hari umuntu wamubana akubwira ati gahunda yose wumva, akumva ni ubusaza, ni ukubana paka, ukumva ari gushyira muri gahunda ze, ukumva ibintu byose, ubuzima bwose niwe, ukumva ni wa muntu nyine pe wawe. Ese koko n'undi umuntu mukundana, hari n'ukuntu umuntu wamukundana, ndagukunda iki n'iki, ukumva ariko nta gahunda agufiteho, just nyine turakundana, tuzasohokana, ugasanga goal yanyu y'urukundo rwanyu ntinarenza amezi 6, ntirenza umwaka, yanga iki n'ikitaba ngo simbizi. Ibi ukumva aguhorana excuse, uwo muntu agakunda. Noneho hari undi ugukunda ariko atari yo gahunda bwita gufite, akaguha ibintu byose care, akakwereka plan afite, akakwereka na password ya telefone, iya momo yiwe, iya konti yo muri banki, byose ubona biki agushaka iki. Hari abahungu b'abahanga, hari abantu baba gushaka ariko just iki sex, ku buryo yemera akakwereka konti ze zose, akakwereka buri kimwe cye cyose,